yicaye mu ntebe urumva umugabo yikuye gusa namwicaye imbere ari kumukora mu bwanwa sibyo ari kumari ngaho mbwira ari kubesha ngene nicaye se ngene bibone ndi gukora pa we ngene nicaye ari kukubona ngira usasa kandi gereka mwibariza uragira ubujana ngo nabye wambeshera se nyene ntega amatugire ngese nicaye none se ko mu gitangaza makuru yuzu kabibereka ngaho mbwira wowe ibyo bintu bibonye waceka iki mbwira nareke kwigira nyoni sindi gusaze nana sara nana gukubita wakirere rimwe nakubita n'umuvandimwe wawe ngo namushyigikire kumushyigikira ne kugira gute nzamura agahanga karekare ntugakire akubundi bite byanjye twanarwana butunze nabi iryo bere narikuraho ngo nashita urucunze nabi nzarundi bimwe by'abagore fati byawe wambakazi samana nyagasani bigenze bito ndavuze ngo turukira uramwirukanye saka uri kwirukana umuvandimwe wawe bene akakaje nta nubwo yakongera no kuyinjiramo ese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi reka nizere ko meze neza mwese aho muri ari abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu mwese ndabasuhuje ndabashimira ko nama n'ibitekerezo mugira mwareka muri comment ni ukuri abantu bose dukoresha inama mu bagira zibagira akamaro mu buzima bwabo bwa buri munsi uyu munsi rero hari inkuru ngiye gufata ni umumama umpamagaye ambwira ko afite ikibazo mu rugo ko naza nkahagera kuko mu rugo yagize ikibazo gikomeye we n'umuvandimwe we bagiranye ikibazo rero ndavuga nti reka magere ndebe uko bimeze no mubyeyi mukuru ntago tuziranye ariko arampamagaye ambwira ko nahagera nyine nk'umunyamakuru arambwira ati wahagera ukareba nk'uko nyine murebera abantu bose cyangwa se nk'uko abantu bose mubafasha mu bibazo bye bitandukanye arambwira ati wahagera mfite ikibazo n'umuvandimwe wanjye ndavuga nti reka mpagire ndebe uko bimeze bafite icyo bari gupfa tumenye ikintu bari gupfa tumenye n'uburyo ki umuntu ashobora kumufashamo niba hari ubundi bufasha umuntu yatanga kubera ko muri iki gihe ibibazo byabaye byinshi byo ntago ari ibintu byoroshye turi ahantu bita Kamabuye abantu bahazi ni ahantu kure murabona turutse mu ishyamba ruguru tugera mu muhanda ubwo nyine abantu bahazi bareta bahibwira dukora ingendo zigiye zitandukanye ntabwo biba byoroshye n'izuba mbese nta kuryama rero ni muri kano gace ndumva ari muri uyu muhanda tumanuka epfo niho yandangiye mbwiye ko batuye hafi hano n'uyu muhanda katuhagere turebe ikibazo cyaba gihari twahageze rero ndumva ari muri kano gahanda kamanuka twegere hepfo gatoya turebe nibyanga ndamuhamagara ku munsi w'umuganura se abantu ntibagirana ibibazo byihore umuntu ntaburara se kandi ari kumuganura ibyo bibari ni umunsi nk'iyindi nk'uko hatabura n'ibyiza n'ibibazo nabyo biraza ahubwo se ndamenya umuryango ari uwuhe namagare kuri telefone numve ego kumana nyagasani ni hariya se kamera mamanuka ni hariya nuriye harimo n'umusore se ko yambaye ubusa se ahubwo yewe mwiriwe mumeze mute ko muri none umaze kugira isura nziza utangiye kubyibya amasuru usigaye unzamura hinduka muri kose dukoze ikimana erega narabibwiwe ngira ngo barambe none ngenda bibone nyine usanze turi gukora sanze muri gukora iki ntacyo mbasanze ese nagusanze twicaye habaye iki se habaye iki nikuye habaye iki rero sobanura mu nikuye habaye iki ngo nkuriye urwara hagara haruve muzuba ndashaka kumenya nkuriye urwara biri seriye we kereka iyo nkukuraho inyama kereka iyo nshikiriye inyama nkayikuraho neza mama muri gopfa nta soni habaye iki reka nkubwire reka ngusobanurire uyu mwana w'umukobwa ni murumuna wanjye urumva uyu ni ingirwa mugabo wanjye uri kunyumva neza uzi ko ndi umugabo wawe uburingirwa mugabo none uburingirwa urumva none byagenze bite umugabo ucunga nagiye yarangiza akiranwa n'umuvandimwe wanjye uzi ko mubazi ndamubaze nyine ahubwo se mubaze gaje n'ikintu gishekeje sibyo
asanze twicaye nta kintu Twicaye, twakoze nta mubaze gake umva nkubwire banza usoze utubwire rata hanyuma basanze mu nzu bigenda udusanze biri kugenda gute ni muri muna wawe si twari twicaye uyu ni umuvandimwe wanje Shana ari urumva uzi ibintu basanzemo nsanze uyu mugabo yicaye mu ntebe urumva uyu murumuna wanjye dore yamwicaye imbere ameza atya mana isirije ngo ntabwo yari ari mu kazi ke senice ni sanza akora iki nyine yari gukora iki wowe wakoraga iki wowe wakoraga gene nibere muri gukoropa urumva wakoropa ndi gukoropa uzi intoki zaza ziri mu mazi zidakoropa ugeze imbere y'abantu utagiye kwigira umwere none se umbeshere ngiye mari none se gute se wambesha ngiyewe mari banze mubaze wowe ushaka gutwara umugabo ndamutwaye se ngiye aricaye hariya muri saro mu ntebe aje nk'iyagatera uzi ko reba ukuntu amugize araje arasunikana n'ingwe no mwibasi y'amazi n'indi zikoroperamo cyangwa urabizi neza ko ibyo bintu ngiye ayo makuru ndayafite mbese waradufashe amakuru ndayafite oya waradufashe vipi amakuru ndayafite nyine uyafite se wahabwe ahubwo rero reka mbenze nkubwira mukobwa umbwira iki sibyo umbwira iki banza untege amatwi iki nyine umbwira banza untege amatwi hano ni iwanjye si iwawe uranyumva neza akujya ubwira hano neza ni umuvandimwe iwawe wawe yagize ati yagize ati fungaho umunwa yagize ati udapfa ubusa mugabo reka banza kuvuga niba uzi ibyo uranyumva neza njye amakuru ndayafite Ntacyo iyo agiye nagiye urahindukira kandi nsize nawe wagiye ukagaruka hano mu rugo mbese ntabwo wansize mu rugo ntahari nimba uri n'umukobwa wari wagaruka ukamusanga hano ugarutse kureba nk'ibyo bintu wowe Agakora, bikubayeho Mumbarisi. nk'ibyo bintu wowe bikubayeho Mumbarisi. wabyifatamo gute wabigenza gute ubundi icya mbere na mbere birumvikana ko umugabo utamwizera kuko niba ugiye ukagaruka ukamucunga uba hari nyine hari icyizere gikeya umufitiye hoya umva impamvu nagarutse urumva nta nubwo nari ngarutse ariwe nje gucunga uri kumva ngewe nagiye hari ibyo nari nibagiwe ngaruka kubitora urumva umugabo nsize tuvuganye ko nawe agiye none ikintu kintangaje nsanze yicaye mu ntebe yikuye none impamvu kandi nasize yambaye ngo aragiye urumva ese sinarindi mu wanjye ngiye nabyutse nigere none muri ngiye telefone nagusize tuvuganye ngo iki ntabwo nagusize tuvuganye yuko ugiye nanjye none se niba ntarajya niba ugiye ugahita ugaruka nasize wanambaye nasize yanambaye urumva urumva agira ingeso agira nyine ingeso nega amatwi agahita none ndagarutse nsanga yambaye ubusa none se uburenganzira bwanjye sinarindi hanze uburenganzira bwawe niba ushaka ese ubundi none urugendo wari ugiyemo rucumbitse mu nzu ute harashyushye urucumbikishije Kandi gute ntibugende. aho wari ugiye wavuyeyo ntibugende ariko ngiye narumiwe uyoboye ukuntu ugenda ugahita ugaruka mu noneho munota rero umwe wumvishe bise biba gutyo uhamagaye itangazamakuru turi muze murebe umugabo ntega amatwi nkubwire barabimbwiye ngira ngo barambeshe n'isoni. urumva umuntu yarambwiye ati wowe nimba uzi ubwenge cungana n'urugo rwawe ntega amatwi none se simbyiboneye n'amaso yanjye mbese gusanga umuntu yicaye ntega yureka amatwi base yarambwiye tukajya no mu ati cyumba cungana akadufata turi mu n'urugo cyumba rwawe ndagiye nababwira nti ese kubera iki arambwiye ati cungana n'urugo rwawe ati kuko iyo umaze gutsimbura ugiye mu kazi urumva umugabo wawe ntimuvira hano rimwe mujyanye iyo utsimbuye umunota umwe ahita agaruka acunga umaze nko kurenga nawe agahita agaruka agaruka gukora iki ahubwo natso nyine uwo muntu yakubwiye ko yugarutse agaruka gukora nagiye none iki se wamungane uwo muntu wabikubwiye ko atakubwiye icyo mba nje gukora ahubwo wowe nk'umugabo tubwire wowe kuki umudamu agukeka yabagukekera oya ni amabwire y'abaturanyi urumva n'umuturanyi bamuhaye amakuru atariyo ese ubundi nimba ngiye mu kazi nkagaruka muri pause none se wanzanye biyongeye gukora pause utanyizeye wanzanye hano mu rugo utanyizeye nakuzanye nk'umuvandimwe none wanjye ikindi ni iki nkugiriye neza ngo nkukure mu cyaro urumva nashakaga no kumushakira igishoro urumva ngo muhereza azakura none se nakoze uri kunyumva iki? neza Iki nakoze? ubu se reka nkubaze naba musanganye n'umugabo wanjye uri kunyumva neza bicaye mu ntebe urumva umugabo yikuye usa namwicaye imbere ari kumukora mu bwanwa sibyo ari ngaho mbwira ari kubesha ngene nicaye se ngenda biboneye ngende gukora pa we ngene nicaye ari kukubesha reka mwibarize ntabwo uragira njye ntabwo nabye wambeshyira se nyene ntega amatwi nkubwire none se ko uhamagaye itangazamakuru yuze ukabibereka tangoza amakuru ugenda arihamagara ntabwo urihamagara babaza aho baturutse njye ntabwo mpazi niba abaturanyi bwawe bahamagaye rero Ukuntu nukumva ubuhuje amakuru ntabwo nukumva umuturanyi aguhamagaye nibahurure nyine none se nibahurure umugabo yari yicaye Sibyo? nanjye ndi gukoropa bivuze ko umuntu ugomba Nta guruza soni. abantu umva umugabo bagukoze mu bwana yabibonye se arabeshya Ari kubeshya. Andi musa- yicaye nibeye muri telefone reba urugero undi nuko nawe hano yicaye nta imbere mu hari kazi ngo wicare uyu yinjiye avuze induru ngo ndabifatira umugabo yari yicaye yakuyemo imyenda sibyo umukobwa nawe araza yicaye iruhande rwe aramwegamira Nuko iyo ndi gukoropa. ari kumukora mu bwanwa amukorakora gutya ngaho mbwira wowe ibyo bintu bibonye wakeka iki mbwira ntareke kwigira nyoni zindi gusaze
gusaze nanasara nanagukubita wakibere rimwe nagukubita n'umuvandimwe wawe ariko ibyo byo kuvuga ngo yamuse mu bwanwa reka none yarakwicayeho kwegamiye yagukora mu bwanwa muri mu biro niba ari ikintu yarambonyeho akagihanagura yaguhanaguye ushobora kubona nk'akantu ku muntu ukagira gutyo ukagahanagura yicaye yakuryamyeho rwose mbese niba ngiye kugenda wenda mfite nk'ibintu hano reka nkubaze uyu mukobwa uramukunda ari mfite umugore uyu ni murumuna we umugore ajya warangiza kumuzana yamutereka nzane murumuna wanjye uri mu cyaro dore yarize yabuze akazi azere kuntu yashakisha muri Kigali nta soni mu mezi yose amazana ngaha ngahibaza ejo numutera inda bizajya ku mutwe wande tutaryamanye ubu nzamushorera mujyani iwacu mubwire ngo tutwite inda y'umugabo twajyanye n'umugabo umwe ibyo bintu bibaho nyine nimumbwire namwe mungire inama sibyo afite impamvu ababaye nta mpamvu ikindi kintu urambabaje ngiye mubwiza urumva wasaze ngo urambabaje tuvukana twaronse ibere rimwe urumva ariko rero ibaze nk'ibi bintu ababyeyi babyumva ubabajwe n'ubusa umva witsakuriza ubabajwe n'ubusa rwose witsakuriza kudakubuza urumva ntabwo yababazwa n'ikintu muri abonye kumva ko bwa mbere bwa nishimye kabiri wenda tuvuga ko hari amabwire ndishimye ariko nawe gukora muri iyo nzu yawe uba wasize imeze kuri icyo kibazo rata umuntu urabona umuntu ugaragaza ko yaryamanye n'umugabo wawe reba burya ari kunsuzugura akambwira ngo aramaze aci ari kunshinganisha umuvandimwe wawe sibyo umuvandimwe wawe umuvandimwe wanjye se nsuzugurira iwanjye nahise namuzanye ngo mujye mwirwa muricaranye mu ntebe zanjye ngo nimurangiza kuryameho ibyo bintu bibaho nta soni mu ntebe zacu utaranye abavandimwe wa mugabo ntago ndi kubateranya ntega amatwi nkubwire wa mugabo ubwo rero ajya mujyana nawe ujya ugenda ajya umujyana twese tuvira harimo ahubwo se nandarira mu rugo ushaka kumwirukana se akanya ni ukuri kw'Imana ntabwo yandarira ubwo se nkuru iwanyu niba yumva ko wirukanye umuvandimwe wawe yesi ahubwo ndaje mbahamagare ganire nk'abantu ndaje mu bikemure we ndakubwiza ukuri nuhita wirukana umuntu gutya kuri aya ese urirukana umuvandimwe wawe ibuye ryagaragaye ntago riba ricisha isuka uri kunyumva neza ikintu nimba ukibonye kare ntugikemure kare icyo bizabyara ubu uzagifatisha amaboko abiri siko bimeze indese wirukana nde noneho ntabwo uri bugende noneho hano ni iwawe none isoni wirukana njyewe ariko afite uburenganzira wimureba hano ni iwanjye mafite uburenganzira urumva nanakubwiza ukuri kutari bunaharaka ngira nkusorera imyenda yanyu ikujugunyira hanze kugira ngo wemere neza nibeshye oya ntugafate umwanzuro umva rero nkubwire noneho rero ubu umwanzuro mfashe ngiye noneho rero wowe nawe mukomezanye uranyirukana iwanjye iki wirukana umugabo wawe uranyirukana iwanjye wajyane none se niba adashaka kumvira mu rugo nawe kuki uri kumushyigikira ntabwo namushyigikiye kuki uri kumushyigikira bitari byo we ne kugira gute nzamuraho agahanga karekare akubundi bite byanjye twanarwana butucunze nabi iryo bere narikuraho mbaga narishita urucunze nabi umva ntamaze by'ubucucu by'ubugore by'ubucucu musanze gukora mu bwanwa gute ngana nawe ugenda guhanagura nkuko aguhanagura se ni protokoli wawe kagenda no kayizane nk'ibyo ngibyo akwa munga ni ntega amatwi nkubwire rero moroshya ibibazo mu bikemure ngiye ntabyo kubyorosha ikibazo kiroroha ari uko uyu murumuna wanjye atashye fata tike uhereze uyu murumuna wanjye atahe ngiye guhamagara iwacu mbabwire yuko ngiye kumucura yananiye none ntabwo ngiye nabyishe ejo numara kumutenda ageze ajya kumushaka none fata amafaranga umajya kwikodesha aha genda uyimuhe ujya kumukodesheza kuko n'ubundi wamugize umugore mbere yuko ngiye mbimenye iki se mukodeshereza nkande se mukodeshereza nande ko afite iwacu yagiye mu rugo nagiye mu rugo najye kububama kuko nibwo yashatse washatse ubuzima bwo mu cyaro urataha ubusubiremo urumva uzagaruka i Kigali wizanye atange nakuzanye uranyumva neza nta soni uranyumva uburyo nzamura hijoza akawuzamura akawushungusha none nimba gukoropa inzu yawe ari ikibazo gukora utanze gukoropa se uri gukoropa wowe ese ubundi reka nkubaze nimba wagiye reba igicuku uba wagiye nimba umuntu ambwiye ngo mfasha gutya nkaba mufashije ibyo ni ikibazo reba igicuku uba wagiye yarambwiye ngo mutore akantu kari hano kwitama ngenda gatora nibwo ahise yinjira nose aragira ngo nkore iki sinari ndi gukoropa reba kuntu yewe isusara reba yewe kuntu ngaho ngira umusazi nawe oya ntago ari kukugira umusazi simpihakana ko atankozeho ngo azamukure hakana namukure hakana te guhunguru nase umugabo ngenda kubwiza ukuri
umva nkubwire wamfura we namusize uyu mugabo yambaye agiye sibyo rega mu nzu hari yashyushye njyewe kubera yuko nihutaga ngenda mbere ye urumva Mana nyagasare musiga nawe ari kwitegura ngo agende nawe nsize agiye kwambara inkweto Wasize imyenda yo yambaye. hejuru yari yayambaye urumva hose yambaye njye binangaje kugaruka ninjira mu nzu nkasanga yambaye ubusa ese ari vandarateri ba none se mu nzu yashyushye urugendo yaragiyemo yaruvuyemo yaruhagaritse gute ntansobanurire aho wari ugiye wari wahavuye kugira ngo ugaruke wiyambure ntago ntegeka isangira igihe cyose ndi bugeyo ndajyayo ndajyayo kuki wabihinduye ari uko ubonye ngiye rero kuki wahinduye urugendo ubonye ari uko ngiye impamvu zanjye bwite noneho impamvu zanjye bwite impamvu zawe bwite ntazi kandi banagasuzugura se ntabwo impamvu zawe bwite umugore watamenye yigo we ntujya ubasha no kuvuga gakeya gucisha ibintu bugufi n'ubwo horerere bugufi gusanze mu mafuti amafuti ya ntukarenganye umuvandimwe ako ni mu buryo nkanuraho amaso none se amafuti yawe umva nkubwire ntabyo kurwana sibyo utimbura nde nagukubita ujye umenya ko nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi vugane urabona n'umugabo ko wawe washinzwe n'umugabo wawe iki se uzarwana n'umuvandimwe wawe utamubera se ndamubera gute agize ngo nkuvushije igisebe kereka iyo mukuramo ijisho nibwo wari kwemera neza nose gute umuntu nzabyishyura se uzangira uzi gute umuntu agusiga mu kazi none se ngaho ibaze yarangiza akagusiga mu kazi ibyo musanzemo anesheje agaciro sibyo nose ni ibiki arimo aranzamuraho ijosi agaciro akanzamuraho umutwe siko bimeze undushije iki umujinya kandi musanze mu mafuti ngo ntutaha mbese wasama dufatanyije urugo mbese usanze nambaye niba utari butange nawe dufatanyije ariko usanze yambaye n'ubusa uvuga uti basi nsanze nawe yambaye ubusa ariko yari yambaye ubusa ubwo se hari hasigaye iki hari hasigaye ariko uremera ko nta byabaye niba aratangiye kubikora mu bwanwa ariko uremera ko nyine nta hari byabaye hasigaye iki se ubwanwa hasigaye iki ubundi hari hasigaye iki nta cyabaye rero tuzi nta cyabaye hagati yanyu Ntacyo. kandi kigeze kibana mbere ntabibwirwa n'iki se kandi uvuga ngo barabitubwira reka nkubwire umuntu yisanzura kubo basanganywe siko bimeze none naza kukwisanzuraho tudasanganywe nge nawe gute se muba mumenyeranye ni gute wisanzura wakwisanzura ku mugabo nta kintu muhuriyeho ntago bibaho ubundi igitsina gore urumva ku mugabo utari uwawe umugendera kure sibyo nimba atabasha kumugendera kure ahubwo ngasanga mwisanzura nk'aho ari umugore n'umugabo ibyo bintu wabyita ikibazo cyawe urimajina ese reka nkubaze umuvandimwe wawe se jureka kuri inshingano nene gukora iyo wicaye muri salo n'umugabo wawe sibyo muri babiri ufite uburenganzira bwo kumukora ahantu hose ushaka siko bimeze ngaho nansobanurire uburyo musanze amukorakoraho amwica umwe yari yicaye undi yicaye amwegamiye urumva ariko umukora mu bwanwa ngaho iyo umugore akora umugabo mu bwanwa aba ashaka iki ahubwo we vuga ngo ni amakosa yakoze ntazongere oya buretse muri kubihakana reka mbanze nibarize kuko ambwiye ko yubatse ngo duteza abantu nuga ngo wenda ni ikosa basi byemere nabyo nimero ko nabyo nigeze nkora hari ibyo yigeze unsangamo nubwo uri gusakuza urabizi rwose ko nabyo yigeze unsangamo kandi yivuge ngo ukira kunkoraho yamuze ongera ahantu sitwagusobanurira kandi ukora akantu siku winjiye ugasanga iyo urindi oya gusa tunabonye mbese wabanje wikurana imyenda uragangaza nagira ngo no kunuza nyine unterise nagira ngo no kunuza ikira karagasazi inda nziza igituza cyiza ko wateruye ibyuma reba kuntu ugize umugabo wawe reba ibazabyishyura maze ubu maze n'uburakari ndakunoneye n'ifuni wayirya ibi ngibi uzabyishyura n'ifuni wayirya n'ifuni wayirya iki uyu rero nawe namuhaye ko nta soni dore uyu naguhaye intebe ngo yicare none utangiye kwihagarara hejuru yagwamuhaye iki namuhaye intebe ngo yicare none dore utangiye kwihagararaho iyihe ntebe ushatse kuvuga iki urumva ese umugore utangiye kukubwira gutya urumva ubashaka kuba umugabo mu rugo urumva kuko musanze imwikosa nceceke mvuge iyo utegereza ukavuga uti mbafashe baryama cyangwa ukavuga uti n'uyu yambaye ubusa hari hasigaye akabizwa byana ba oya iyo ategereza nkuko avuga ngo waratwifatiye iyo avuga ngo waratwifatiye agategereza bikaba ukaza none uvuga ukuri iti ndabifatiye dore ndabifatiye niki cyaburaga iyo umuntu yatangiye kukwagaza tujya kubikorera mu ntebe ese hari uwo mwikagaga ko mwari muzi ko nagiye urindira se ukareba hakinguye yewe no mu ntebe mwabihakorera uburyo nababonyemo
ahubwo yewe icyo mbona rero ni ukwicara mukaganira mugafata umwanzuro w'ikibazo. Ese sicyo ndi kubwira uyu mugore ngo tuze kuganira. Naho ubundi murakomeza guserera abantu bahurure babote ibintu teza abantu. Ibintu byo kwirwa cyakuzana. Ndi kubona cyaba cyiza. Ahubwo uzi n'ikindi murimo muramarira isuka. Reka nze nkwereke icyo gukora. Iki giki se. Reka nze ariko ariko tuvugishije ikindi kibazo mufanye n'uyu mubyeyi ntacyo pe avuyemo uyu mugabo ntacyo kandi umuvandimwe urumva umuntu amufanye mu cyara akamuzana ati ngwino ushakishe ntabwo ari kumuzana mwanzi sibyo ariko kuvuga ngo twaryamanye twari twicaye pe cyane ibi bintu ubwo byavuga nuko none se ni ibiki ko sande ndi gukoropanya karakuriye nta makuru umva nayo nta kintu cyabaye ubundi byibuze yavuga ati uyu ariyambuye nawe cyangwa dusanze mu cyumba asanze twicaye urumva oya kurakara urumva wenda nyine afite ikimurakaje nkuko niba asanze ari kumuraho bimwe by'abagore fata ibyawe wambwakazi samana nyagasani bigenze bito ndavuze ngo turukira uramwirukanye se ese uri kwirukana umuvandimwe wawe bene aka kage nta nubwo yakongera no kuyinjiramo ese uko kunshimye ari umuvandimwe ari nk'umukozi wa mugenza mukozi wowe tuze kubiganiraho bano abanyamakuru bagiye umuvandimwe uza kugusenyera se ni muvandimwe nyabaki nje nawe turaza kubivuganaho ariko wikwirukana no se ngenda ta mu rugo nandi kike mfite ndajya hehe akuzi ko wanciye amazi ugakara nagize wanciye amazi wakirukana umuvandimwe wawe bene aka kageni sibyo nanjye naba nteshera agaciro umuryango wangize nk'itapi wirwa ukandagiraho fata igikapu cye ugisubize mu nzu ujye he turaza kubiganira abanyamakuru bagiye njye nsubize igikapu cye mu nzu so ukizanye njye nyisubizeyo agisubizeyo turaza kubiganira abanyamakuru bagiye nawe turaza kwicara tubiganire dufate umwanzuro nidusanga ari bugende aragenda ariko nta n'impamvu yo kuvuga ngo agenda gutya turabiganiraho ntega amatwi nkubwire rero ndakumva suri umugabo wanjye yego ariko uburenganzira ufitemo hano mu nzu nanjye ndabufite sibyo yego uri kunyumva neza rero icyo ntashaka ntago ari wowe ugomba kukinyinjizamo yego ndabyumva ngiye ntago yongera kundarira hanga nanjye rero icyo ntashaka ntagomba kugikora tutabigereye inama ntabwo amufata ngo mwirukane gutya ntutagire yava twe turaza ngenda ari kubiganira abanyamakuru bagiye dufata umwanzuro bivuze ko udashaka ko agenda oya ntabwo akirukana umuntu kuri zuba gutya ngo ufate ibyawe ugende atagenda se atagenda se ufite itike kumuhasa ufite itike kumuhasa nose kuri kunyirukana n'amafaranga umaye nta wanyu ufite none se uyu mugabo wawe yaguhe oya ntabwo uri kugenda uyu mugabo waguhe tike je turaza kubiganiraho twicaye ako reba uburyo tuzuguza n'umuvandimwe wanjye nese namugusuzuguje gute utamunsuzuguza ngo ntagende ndavuga ngo agende ngo ntagende ntabwo ari bugende none ntari burugarukemo no turebe ikintu wowe tuza turaza kubyumvikanaho nje nawe hari ikindi ariko hagati yanyu wenda ntazababangamire hagati yanyu kubera ko ni ibintu byoroshye nawe ndamaze gukura sinekereza ko yakifuza gusenyera umuntu wamufashije ni ukuri umuntu gukuye mu cyaro akakuza regana n'umuntu mukora cyo gukora ariko mama reka nkubwire ese ni gute wasubiza umuntu mu nzu ubonye uburyo ari kunderemburira amaso nyine mbwira ni gute umuntu yaguhagarara hejuru waragiza kuramusubiza ngenge nkigendera je ntago ngarukira mu nzu n'ukuri kw'Imana nagarugaruka bato by'abafandimwe se ntubizi cyangwa se ibintu ni bibiri nimba udashaka umva reka nyamuri ikibazo nimba udashaka ko ansohokera mu rugo ngo agende ngereka dusohokemo ubundi mugumane genda ntagende ushaka kugenda sibyo nakubwiraga sibyo nakubwiraga niba yanze ko dukemura sibyo nakubwira wabyumvishe ushaka kugenda wabyumvishe mubyeyi wabyumvishe wabyumvishe nyine ngenda rusigaremo mbese ko bamaze kubikemura ubundi ngiye ngo ndarwana n'iki ngo tuzange nawe tuza kubyumvikanaho nsohoke ngenda rusigaremo oya nugenda ubwo nawe murajyana ariko tuze gukemura ikibazo turi babiri kandi uyu ngo arumva ari gushaka umva arabihinduye muhitishijemo ndamubwiye ngo ngende dusohokemo we arusigaremo arambwiye ngo ningende none umva uburyo bihinduye ngo turaza kuganira ngo nawe tujyane mwese muracyafite umujinya n'uburakari hasoni mukeneye kubanza gutuza mukabanza mukabiganira uyu Wakumvise mukobwa inama nawe bari afite imbabazi nawe ufite ukuntu ureba nabi mukuru wawe reba uburyo nzamuraho ijosi nubwo waba utabikoze cyakoze iyo uza kugira ijosi rirerire ntawe ari kuguki gusa ubundi utabikoze wamwubaha basi ukavuga ati ni mukuru wanjye ariko uri kumusuzugura imbere y'umugabo we nyine we ari kwanga kwishinja icyaha nasaba imbabazi nese ubu yaberetse umuco afite umuco muzima aberetse afite n'ubuhe aranzamuraho amazuru y'Imana iza kuguha rirerire sha ntabwo yewe menya ari kuzagira ngende
reka nta soni tugende mu mbese nzu ubundi arakubwira ngo ugende niwe wakusanye tugende mu nzu ninjye wakuzanye ni nanjye ufite uburenganzira bwo tugende mu nzu kwirukanka nawe tubiganireho kandi n'impamvu Urumva? n'impamvu wowe mwaraganiriye usanga ni ngombwa yuko umuza yego ariko urumva nanone n'umugabo yego nawe narabimusabye kugira ngo amuzane ariko aba ni abavandimwe umve bose ndi kubumva niba nawe afite amakosa mu muhane nk'umwana nk'umwana mu rugo ariko ndamutegera atahe n'ibinanga ubwo nyine ndagutegera utahe rwose ugende ejo ese ko yatangiye kumenya yiboneye oya ejo atazatwarinda muri uru rugo wa mugabo we ntabwo yewe twamushakira cyane amafaranga none se bakoresha agakingirizo buriya umugabo nk'uyu nguyu ushuka umwana w'umukobwa buriya n'agakingirizo arakibuka oya nta byabaye ntabwo wakoresha uyu mugabo nta nubwo yanagakoresha niba aratatamushaka mu rugo nareka twicaye tubiganireho niyumva agenda tumushakira amafaranga agenda akodesha iwe yibane dusigare mu rugo rwacu ntago nigeze mukura iwacu ngo aze gukodesha geto mu mujyi wa Kigali None. uranyumva neza ubusage ubuzima bwo mu cyaro kubera ko ananiye rero sibyo Nataha. genda mutegera atahe uranyumva neza we wenyine azigarura i Kigali bitari ku mutwe wanjye yego yes ejo iwacu batazabimbaza ngo ninjye ibyamubayeho byose ninjye wabiteye wazatahe namara gutaha namubwira iki nashaka kodeshe no muri ruhurura nashaka zakodeshe no mu muhanda nushaka uzabaho ushaka hose ariko atari ubu si byo uri kunkorera iwacu bo barabizi barabizi ko waje ntega amatwi baje iwacu bazi yuko nakuzanye nguze kunsenyera urugo ariko ntarwo yashenye ese ubundi nindamuka mbibabwiye ubundi barabifata gute ntarwo yashenye we baragufata nk'umwana muzima cyangwa baragufata nk'umukobwa w'ingegera nta soni kuyikunagira nuko nagusanganye ugiye guhamagara iwanyu babwira ngo ngusanze ngo twicaye turi kuganira ngo utunaze imyenda hanze cyakoze ndakugirira ibanga iwacu ntabyo mbabwira ngenda babwira ngo icyo mbabwira ni njye nkizi sinagombwa ngo nyibabwire nta nubwo bibareba uri kunyumva neza ikindi gikurikiyeho oya niyo twagikemura ntago agomba kungumira mu rugo ntago bishoboka sinshobora kongera kumusiga iwanjye ngo masize murumuna wanjye ntago bibaho byarangiye ibyo mbasanzemo byarangiye ba witonze ntabe yitonze ese niho mubabariye nta burenganzira ndagwa bwo kugira ngo witonze mukemura famiye uko ndabona ari birebire hanyuma ubwo ntihagira igikemuka tuzamenya tuzongera ariko mubikemure nk'umugabo hano hantu usabwe guhagarara nawe nta ruhande na numwe tugiye kugikemura nta mubogamiye yego umva nimwigendere nta kintu cyo kugikemura icyo kugikemura nuko njyewe arara amviriye mu rugo